abantu b'iki gihe babaye uri murana nsuzumpereze intoki nta n'isoni uramuzi muraziranye ikibazo ni ikihe sister mu muhanda nta n'isoni niko ugenda ugumye sinyara abantu umuntu nkawe wiyubashye noneho by'akarusho ugasinyara abakobwa nkatwe ubu waturebye uratwitegereza ubona turabona no kugenda usinyara uhagarika mu nzira kuri iri zuba bakoive wagira akagukabye abantu biyubashye se abantu biyubashye bagenda bahamagara abantu mu muhanda nyine nanjye nari mwubashye hase mugani waba wiyubashye ukagenda usinyara ushaka iki zibaho ngaho nawe ufunga umuntu ugenda ubundi uhagaze hano uri gukora cyangwa muri kuvuga ariko ndi kumushaka nkamubura oya muri kumwe mukomeze mugiye muri kujya muri turi kuvugana na baniki mu muhanda gandebera umuhanda ikise simwe mutwiteje ubundi wowe ujagarara mu gukora isoni abantu bubu bashize no guseka nashize isoni ushaka iki aba niba abagabo babona umukobwa yitambukiye agiye kumubwira amateshwa amafuti n'amabwa gusa utavuze byinshi ubwo urarebye ubona dufite umwanya wawe uzi impamvu mbahagaritse ahubwo twagarikiye tubwira ayo mateshwa vuba gitumye duhamagara umuhanda se uravuga nkubwira amateshwa hari gahunda afitanye nawe ikiganiro nese nyine uduhagaritse udushaka iki kandi mutaye flash yanyu hariya wayibonye sheri nabivugaga dore aba ni babandi bakugirira ishyari ino flash uzi ibintu byari biriho banza uhagarara usobanura urabizi wari ugiye kuyibwo yumvaga nyine agiye kuba umukire niba muri amagi nta mafaranga banza utuze wica uzi flash yarajyanye nabanza bisobanura uzi ibintu twabijyana no mu buyobozi umeze gutyo uhagaze gutya no kwiba flash atayiba se none ntayimubonye mu ntoki sasa rero hari abantu biterera mu bintu batabizi nkawe uteye uturutse he uri kuvuga ubwo bwabo bwose ushaka wakomeje ukagenda wese wababona yabagaya yatugaya umuntu wese wowe igisuzuguro kikurabwo uranagayitse ihangana ugende undi sabuzwe n'iki kumuvugira usabye muvuka he wowe muvuka usa gutyo wowe uvuka usa gutyo bone nta bakuru bahaba abakuru uruzitura abana uruzitura abana nkawe bagenda bivanga mu bintu bitabareba muko ariko nta burwayi ugira umva winyita mukobwa ntabwo ndi umukobwa wawe twubahane twumvikane sindi umukobwa wawe sinaba mushiki wawe nta n'ahantu hamwe twahurira uranyita mukobwa ngo bigende oya ntukabe mushiki wanjye ntamuba wese gute umva sheri umva nkubwire umujura w'iyo flashe naturangira umuntu wamutumye ngo azayikwibe ino flashe siriho project yawe hano mwajyaga ahubwo wowe uri kujya he ujye wiba abantu ukora abantu mu mifuka ngende kuva muri siporo njya mu rugo mwe murajya siporo yo kuri iri zuba cyangwa wari wadukurikiranye uyu bamutumye ukumva ikibazo ariko kubaza numva iki se kari kuvuga amateshwa oya ntago tumenyera abantu bameze nkamwe muri quartier bobo kazi wa mugani wa wowe nakubwiye ngo ntiwongere kuvuga wangeza ihangana uceceke tubanze ducyane uyu ubona abakobwa babiri bahagaze hano imbobo niki kibaye kidasanzwe imbobo ninde uyisende uruzi turi abakobwa natwe babiri yishyire muri femine uri imbobo kazi turi imbobo nawe uri imbobo niwe ugenda usinyara reka tukubwize ukuri n'undi munsi ntuzongere kubona abantu batambuka ngo nta nubwo wari udusinyara ubibe ugenda ukora mu masasi wari ugize ngo harimo amafaranga wari ugize ngo harimo ntabwo sheri ntabwo amafaranga tuyatwara mu ntoki ntabwo tuyatwara mu ntoki urumva flash yanyigura ngaye kuryo mwakanda umva nawe gasopa n'utwurire ibiriho sara gasopa n'utwurire hani isoni umuntu ababonye igihagarara yavuga ngo turabakobwa none turi iki ntago turi abakobwa turi iki muri amashitani duhagaze hano turi kumara icyari tugenerekana n'uyu muntu cyakoze ugize imana iyo tukigera iyo tujya tukayibura umva sheri mugira gahunda iyo tugera iyo tujya tukayibura shufa ngaho n'undi munsi kandi nawe umva nkubwire ntukajye wivanga mu bintu bitakureba umva n'undi munsi ntuzajye wivanga mu bintu bitakureba kuko we nta nubwo usa n'abantu ujya ahantu hari inyamaswa ngenzi zawe genda ntuzongere umva nawe utuve inyuma
bobo yadukurikiranye akazi ko kadukurikiye kajyayo ese abantu uri kudukurikira nk'umwaka bashaka kutwiba ndebera ushaka kutwiba twakuniga nta mikino tugira icyo nabatwaye se sahara harya ese ubundi wava inyuma y'abantu ubundi kari kujya he yewe nta gana afitanye namwe mfite ndi kwigira bagatumuka ugenda aje gusabiriza cyokoza basabiriza we uje gusabiriza ese mutondagira umuntu wese mubonye ntari umva gabanyura akanyigire navuga uvugana n'abantu ubona dufite urwego rumwe nisa waratabite meze neza aha se bose wanyarimo n'amabuja koko twe tuje muri none se n'amabuja ntawe uhari mabuja arahari twatuje nyine muri interview y'akazi kandi urabona izuba rimeze nabi mwamutubarije uko turi bubigenze kanze mubwire ese nk'akagaragaza hano ariko nta nkomiga amafaranga wasanga uyu nawe aje gusaba akazi rero usaba akazi nawe ubu muri ku nzizi urasetsa sheri uyu ninde wakamuha aje kutwiba dore amasakoshi yacu ngaye ntabwo tuyikoraho baby ntabwo njya niba sheri ntabwo njya neza gusa nk'abajura nta kibazo ntabwo se wabuzwa n'iki kwibusa gutyo ariko ubundi mwarerewe ahubwo mwe mugenda mukururana n'abantu mutanazi mwarerewe mwatinya n'umuntu mutazi tutazi ngigera se tumenyana nazo umubiri hari imana irahase nimwinjire arakubwiye tuze samesi hafi uyu muntu umucunge ashaka kutwiba dore bari batwibiye hari uwo muntu yarata bosi ntabwo njya niba umuntu ubona yiba koko ariba cyo ni ikijura kabja yego hanze hari abantu bari kubashaka niba abakozi wababwira bakinjira sore mabuja bibaye byiza hajya haza umwe ntabwo bose bakinjirira rimwe hano yego dusoje kwitegura mfite inama abakobwa bite abakozi bashya bari baje yake baraje bagiye kwinjira okay baye byiza nagenda amenye kuri serivisi zabo yes meze neza batubwiye ko yego nitwe dushaka akazi yego izo dokima zawe murabahehe tutuye hano mu mujyi umujyi yego okay ndabona byuzuye wacishamo amaso wino sa yes bibaye byiza mwaca ku mupaka ka Gitumba hanyuma nibyo byatworohera niba mvuganye nabo sawa sawa muhereza acishamo amaso arebe turebera twaniki ufite ubwoba niba bakora bari soni nta kibazo hari ahantu wigeze gukora na rimwe yego amanota mu mibare ko ari makera mu bizinesi koko okay yeah so
so bisabwa ndabona asa nk'ubyujuje ariko ubonye ari umuhanga arabura ikintu kimwe uyu arabura disipurine murebe niyonga ariko ntacyo nabagumyeho tubanze turebe niba wabwira undi akinjira amakuru yanjye nitwa Yvette nawe wabize mu baje gusaba akazi ndakeka bari batatu twari twabwiye hari mugenzi wanjye usigaye hanze nababwiye ko muca ku mupaka ka Gitumba mukaba ariho mucishiza kontineri navuganye na Kalisa ari ku ofisi n'isoko ndakuvugisha muganga yakoze akazi muganga yagiye gukora akazi shuri nareba ndabona yashyizemo na perime izone hanyuma ntuzayirihe niko icyo witaho hano sitasiyo yode n'isansire ko ushyiraho amatariki twabikoresha ko nazo zarakontaka uyu araburamo icyangombwa kimwe ikindi nawe iki cyemezo cyiwe cyo mu murenge cya disipurine urabona ko mu mutima bamuhaye 35%. Iki ni ikindi kibazo nta wundi bazanye injira ya Shadia ndabibona tafasari n'uyu muntu ufite disipurine uko biri kose babikonta akagari kahaye 80 afite disipurine so uko biri kose ndumva twafata uyu cyane mukamumenyereza akazi hanyuma mwebwe twashakaga umuntu umwe muri kampani kugira ngo mwarabibonye nka purayinga mwujuje ibisabwa kabisa nabibonye ariko ikibazo mufite ni disipurine so kampani rero iri kugenda ikura umunsi ku munsi tugiye gushyira ibindi byicaro ahantu hatandukanye tuzaba turi gukorera Bukavu mu minsi iri imbere na za Goma ariko icyo musabwa mbona nabagiraho inama muzamure disipurine yanjye nimwongere disipurine hanyuma ubutaha nitwongera kuhamagaza wenda mushaka kubana na Hugo sibyo okay wowe uraza gufata briefing avugana na nyakubahwa hariya avuga briefing hanyuma mwebwe ubwo nyuma yo gukosora ikibazo cya disipurine mushaka kuzabona amahirwe sibyo ese boss nta n'umwanya umwe usigaye okay secretary ukora ibyo bintu kandi mu kazi sashe urugendo ruhire amahirwe muri kampani yacu ubwo uzaza tukwereka ibyo ugomba gukora ikizakunanira uzaza wegeze namwe mwihangane mutahane hakoresheje urabona iriya cenzi nk'inkecuru twazanye ngo iraturyana akazi abakire ni abagome gira utabatinda ahubwo wonye uriya mugore reba ukuntu yirengagije ko wagira ngo twanahuye mu nzira wagira ngo uswagira nta nubwo tugize tumubwira nabi niyo mpamvu nyamubwira ngo abakire batinze ku isi banaroga ni abarozi ubu se tuvugishije ukuri buriya kari agakobwa bahaye akazi gasa ntazi iyo gaturutse ubu uriya mukobwa ni icyo turusha iriya nyagasozi urabona ngo bari akazi iriya nyagasozi sha nta kundi nyine arakabonye ariko natwe ni ukuri reka nkubwire
kandi niyo ubu si ufata ya ntuza ya flash yawe ntuzane ibintu by'intuza by'itiku cyane. ubwo kandi nawe uratangiye Oya uvuga amakosa yose ugiye kuyanshiraho navuga gutavuga oya ko wazamuye umunwa cyane ahubwo nkaho ni wagira wowe ngo wari niwe wagize. watakaje flash yawe wari kuyakira reka nkubwire n'ubundi turasubiranamo nta kintu biri butange n'ubundi ntabwo bari bukaguhe byarangiye nari nkeneye akazi iriya twese turi nyagasozi bamwe mukuru. ntawe ariko mbego esuwe urabona uriya mu boss ukuntu nashakaga aka kazi ukuntu nari napanze ukuntu nari nanayabariye uzi amadeni mfite sha sinzongera ihangane cyakoze reka nkubwire ikintu cy'agasuzuguro tukagabanya shano Kuko- kugabanya kubera ko ni ukuri ko imana uriya mugabo duhura nabonaga ari n'imbobo pe ese abonaga adasa nk'ingegera no yatwimye akazi none sha ngiye gusanga nsanga aragaramye ngo ni bo cyakoze birandenze umva sheri ibintu by'agasuzuguro tubireke kuko ndizi sekirite cyabo cyo cyane sekirite waje ugafungura se